yanjye makura ubu mfite ikibazo cyarenze umutima wanjye ubu cyarandenze bingeza aha wa mwana wanjye arira nk'uruhinja kandi ari umwana mukuru byarandenze izina rya Yesu maguru nzi umwana w'imyaka 15 arira nk'uruhinja nta wundi ni maguru se ubwo wabikoze n'iki kimara kubona ko umwana wawe ari nk'uruhinja nje kuko byandenze ntabwo uzi wa musaza witwa Kirenge utuye hariya hirya ndumva ariho nshaka kujyana umwana wanjye ubizi ko ari umupfumu mwiza akanterera inzuzi nkamenya icyo umwana wanjye arwaye n'izina rya Yesu Kirenge yanzi niba ushaka kujyaho ariko Suzana sinajyaga mbona ujya gusenga twasenganye iminsi myinshi ni kubera iki wongeye kwizera kugira kwa Kirenge uriya mupfumu ni njyewe ariko makura ubu igihe tubimazemo bavuga ngo Yesu azaza ko ntari namubona iwanjye Yesu azaza aje kujyana itorero ariko n'uyu munsi tuba turi kumwe akora imirimo n'ibitangaza nta munsi n'umwe tuba turi kumwe na Yesu mwijuru hari Imana ifite imbaraga zibasha kuhora izo mbaraga ko ntarazibona nabura ngo zize zigera iwanjye iby'uwo mugabo byarandenze witwa Yesu rero ni umunyembaraga afite imbaraga abasha gukiza indwara nicyo cyamuzanye yibuke ageze kwa Bartolomayo yari impumyi aramuhumura azura Lazaro amaze iminsi mu gituro ibyawe ntabwo aribyo byamunanira ubu nanjye byashoboka nawe byashoboka uribuka uriya mwana wo kwa Aroni twasengeye ntabwo umwibuka mu muhanda ndamuzi ntabwo uzi ko yari yarabaye ndabizi ubu yarakize twamusengeye iminsi 3 ariko ubu n'umwana wamaze gukira yakize neza arahavutse aragenda mwijuru hari imbaraga z'Imana zibohora imyuka mibi ku mwana wanjye yakira hari imbaraga z'Imana zibohora imyuka mibi n'imbaraga zikiza hora imbaraga zitari iz'abapfumu kwa Kirenge ntabwo hari imbaraga z'umwijima iz'umwuka w'Irazira erega izo mbaraga reka nzizere nuko ndi ku isi uri ku isi ariko nakubwiye ko nguko utazi ukuntu umwana kugira ngo ubona utwite ukabyara ejo umwana abaye mukuru niko rero n'ubundi uwo mwana watewe n'imyuka mibi uzajya kubona ukabona yabaye umwana mwiza muzima ndetse ushima Imana uzanyobore rero muri iyo nzira njye ntabwo nabishobora ubwo nanjye izabinkorere nibwo nzayizera uranyumva neza ahangaha ni kwa muganga waje sibyo ubwo rero wansabye ngo turabeza wansabye ubukire ubu ugiye gukira rero ariko birasaba ko nta muntu ugomba kuyumvira n'umwe yaba abe wanyu yaba mugenda hose sibyo do wabibonye aka ni agatwe k'uruhinja amezi 2 ubwo rero iyo umuti uzibeshya akagira umuntu ubyumva wabivuze zakujyanaho umuti zakugira nk'aka ngaka turabyumvikana ubwo rero ugiye gukira ibibazo byose wari ufite bigiye kugenda uzaryama usinzire sibyo gukira wowe n'amafaranga nzagukiza nta muntu ugomba kubibwira sibyo sawa none se ako kantu nzakereke mama oya ntuzagira ikintu mubwira kimwe n'iki wabayikize siko mbyumvishe ndi kure ko wari uryamye mu nzu se ubundi wageze hano gute ikintu cyangize hano yowe Paul ngaho haguruka ngo usubize mu nzu
nuwanjye ubwanjye nanjye nduwe umukunzi wanjye nuwanjye ubwanjye nanjye nduwe acyambuza kuvuga ibigwi by'umukunzi wanjye Yesu nzamuririmbira indirimbo zo kumunezeza kuko umukunzi mbabwira n'uw'igikundiro umva mbabwire bene data yego igitumye muhagaritse ahangaha ya mama w'inshuti yanjye afite umwana afite ikibazo. uravuga ntuza Suzana Suzana umwana we bajya kumva ararize nk'uruhinja kuki kandi namubwiye inama yo kujya gusenga arambwira ngo reka da arashaka kujya mu bapfumu. Rero nanjye numva inzira yakiza uwo mwana ari iy'amasengesho. sengesha arakora ariko mu ijuru kuko hari imbaraga zibohora iriya myuka mibi yafashe uyu mwana. amen. Nagerageje kumwumvisha ko twasengeye umwana wo kwa Aroni mwumva arashaka kubyumva ariko ubundi mwumva arashaka kunaniza. Ambwira ngo wowe ntabwo ibyo byizeye ariko nyamara uriya muvandimwe twarasengana kurabizi kandi uzi ko nawe aho twajyaga hose no mu butayu twabaga turi kuri na ka gasozi ka Rubabaza twajyaga tujya gusengera nawe twabaga twajyanye ariko birashoboka ko uriya musaza Kirenge niwe wamugumuye aramugusha atuma ava ku mwami Yesu cyo koze nababaye ariko nubwo tuba turi kumwe hano urabizi ko nkunda gusenga cyane kandi nkankumurirwa n'ibintu byose nkumva impumuro y'umuntu afite impumuro muri twe itajya kuba nziza hariya mba nyumva ariko kunjya gutya nkumva ariko muri twarimo umuntu nanone sindamumenya neza ariko ndashaka kumenya oya ntabwo umva ahubwo turi inshuti zima ahubwo si umwana arira ate arira nk'uruhinja uriki arira nk'uruhinja kandi n'umwana mukuru w'imyaka 10 ko numva mama we yagendesheje ariko namubwiye ko mu ijuru hari imbaraga z'Imana ariko nibyo rwose amena arasabwa imbaraga zo gusenga. musengera ariko se namwe muri kumva tongana muri rutoki ndimo ndamwumva uwo ni wa mwana nababwiraga nyina aramubwira akanyurwa niyo none se ubu umuntu atera uruhinja muri rutoki ni ubundi akamwumva mu izina rya Yesu Kristo yo imbaraga z'Imana ni izina rya Yesu imbaraga z'Imana ko tuvuga imbaraga z'Imana agahita aceceka ni izina rya Yesu imbaraga z'Imana zize amena rero nkuko tumaje gusoma ijambo ry'Imana muri aka kanya buri muntu wese yaje hano afite ibibazo